ntabwo aya mavuta yadukwira. Hari abantu bashakaga guprofitira mu ntambwe Imana ikuzamuyemo. Hari abantu bashaka kungukira mu kazi Imana ikwicajemo. Hari abantu bashaka guprofitira mu rugo Imana iguhaye. Mube maso kuko Satani arimo aranyanyagiza ibisa nk'iby'agaciro, ariko ari umuyaga utumuka. Ntabwo amasezerano y'Imana azagusanga mu byaha. Amasezerano y'Imana azagusanga mu kuri no mu mwuka, aho ngaho ukiranukira. Kuba warasezeranye ntibikubuza gusenya. Kuba uri muri etaje ntibikubuza kuyivamo. Oya, kuba ufite iduka rikomeye ntibibuza ko rihomba. Ariko Mana yanjye, kuba warasenze ntibyatuma inzu yawe batayiteza mu cyamunara. Haleluya, 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 haleluya. Umuririmbyi aririmba ngo nzaririmba igitangaza cya kindi Yesu yakoze, kitari cy'abantu bavuze, kitari cy'abantu barwanyije, kitari cy'abantu bagusezeranije. Urazi ko umuntu yagusezeranya ikintu mu gitondo akisubiraho? Urazi ko umuntu yakuvuganira mu gitondo akazinduka gucyurira? Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo kuri uyu munsi wa none Imana ikingura intambuko zawe, Imana ikingura intekerezo zawe, ubereho kunesha. Haleluya, ubereho gutsinda buri kimwe cyari kibaye inzitizi ku buzima bwawe. Reka dusenge Imana tuyirarike ize kubana natwe. Ntacyo twagira tutari kumwe nayo, ntacyo twakora tutari kumwe nayo, ndetse nta buzima twahindura tutari kumwe nayo. Haleluya, haleluya. Mana Data uwera wa Isiraheli, Imana ishoboye byose, wowe waremye isi ukabamba ijuru, ari nta nkingi wubatse ngo rijye kurifata mu kirere. Kubw'ubumana bwawe n'imbaraga zawe ibyo ukabikora. Kingura imitima yacu ikugurukire kugira ngo tubone kugira neza no gushaka kwawe kuri twe, kandi ufunga amarembo yose Satani yarafunguye ku buzima bwacu. Udusunikire mu mugisha wawe nk'uko wadusezeranije uhereye isi tarabaho no kugeza uyu munsi wa none, tugihanganye n'ububi ndetse n'ubugome bwa Satani, ngo utwuzuze umwuka wawe wera, udutwikiza amaraso yawe akomeye muri byose. Urakoze Yesu. Amen, amen, amen. Ndabasuhuza mwese nshuti bavandimwe. Shalom, shalom, shalom. Amahoro n'amaboko y'Imana abane namwe mwese, kandi ubutabazi bw'ijuru buze kubana namwe hereye none. Sinzi situation umaze mu munsi, ariko ndatekereza uyu munsi dufite amashimwe kubera amezi 11 uyu mwanya turimo gusunika ngo mu gitondo. Haleluya, twinjire mu kwa 12. Amena, amena, amena. Hari benshi twavukiye rimwe bagiye, hari benshi twatangiranye umwaka batagihari, hari benshi babaye abakiriya muri ribu, abandi babona amacumbi muri gereza, abandi baraho mu bitaro. Ariko nge nawe nibyo turakidegembya. Turakidegembya kubera ko turi imbohore. Twabohowe na Kristo, twabohowe mu maraso ye, twabohowe mu mbaraga ze. Reka nkubwire ko uyu mwanya intebe yose wicayeho, ahantu wicaye, ahantu urimo kumvirira ijambo, igipangu urimo, umuryango ubarizwamo, step yose waba urimo, yaba ari ku mashuri ndetse n'ahandi hose, Imana nkubwire ngo igufiteho umugambi mwiza, n'uwo kunesha si uwo gutsindwa. Hoya, wibutswe na Data wa twese, dobide se santo etotaye. Haguruka nk'umunyabwenge, kandi uhaguruka n'imbaraga zikomeye. Haguruka nk'umunyabwenge ukora iby'ubwenge. Ijambo ryarambwiye ngo ku kigoryi yigaragaza nk'ikigoryi, ngo ku munyantege nkeya, haleluya, ngo yigaragaza nk'inyantege nke, ngo ku munyembaraga igaragaza imbaraga, ngo ariko ku munyabwenge, haleluya, nagiragaruka igashyiramo icyo bita nkunganire mu izina rya Yesu Kristo. Oya, igishyiramo nkunganire iyo ibona hari ikivi wishije, iyo ibona hari imihego irimo gutsinda, igishyiramo nkunganire. Sinzi niba urimo kubyumva neza. Ubu surashaka mvuge ku mugani w'abakobwa 10, 5 b'abapfu n'abandi 5 b'abanyabwenge. Haleluya. Ninde uri kunyumva neza? Ninde uri mu mwuka?
kuko uri mu mubiri ntiwabyumva. Wabona ko hari abagore bafite ikimero cyiza ukagenda inyuma y'amabuno kandi havamo imisuzi gusa. Wabona hari abagabo bafite ngo za zero fote na za favori ukagenda iyo, kandi burya nta mugabo w'inzobe. Ariko ninde uri kunyumva uyu mwanya ukabona imodoka zibishashagirana kandi ari amakarito? Hari igihe bazigendamo ntibataye, bagasigara munsi y'umuhanda, abandi bagataha muri morgue. Kubera iki? Warebye ibishashagirana. Ugomba kumekinga ko shining. I know si wo mugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana hari icyo yakuvuzeho bataravuga, hari icyo yasezeranije nawe batarahaguruka, hari icyo yategetse bataramenya. Ariyo mpamvu nkubwira ngo iby'Imana ntibyibwa, kuko isezerano ry'Imana rirusha agaciro ibyo bakuvugaho n'ibyo bakora. Ninde uri mu mwuka? Ongera wibuke wa muhamagaro wawe. Bamumuhamagaro. Abakobwa ngo 10 burya bari mu ibice bibiri. Harimo 5 b'abapfu, ariko ngo harimo n'5 b'abanyabwenge. Abakobwa 5 b'abapfu baragiye batereka inzara, barangije bisiga amavuta, bambara amagariso, bambara bikini, baraye mu kabari riracya. Abandi begera aho bashoboye, bagerageza uko bashoboye, bashaka amashuri, bashaka abashinwa. Barangije begera muri za boîte de nuit, ariko abandi bajya muri night club, aho bazababona aho bishoboka. Ariko ngo abakobwa b'abanyabwenge bagiye mu bikari aho bategerereza umwami ngo azabagaragaze, ubwo buhamya butambuke bugere ku cy'Imana yavuze ku buzima bwawe. Birashoboka ko bari kuguseka mu bukene bwawe, birashoboka ko bari kuguseka mu kazi kawe gaciriritse urimo, birashoboka ko baguseka ko ukiri umupangayi, birashoboka ko bagusekera ku ntebe ngufi ukiriho. Ariko nkubwire ngo humura, nubwo insina ngufi ari icibwaho amakoma, ariko birarimba igihe kikagera ikazera igitoki mu izina rya Yesu. Nta jambo na rimwe Imana yavuze ku buzima bwawe, naho yaba yararivuze nijoro uri mu nzozi urota, naho yaba yarivuze ku manywa nyaruhanga nk'aya ngaya isi kureba, naho yaba yarayavuze hari abihagurukije, ariko nkubwire ngo ntabwo rizahera. Imana igirwanira isezerano yagusezeranije. Ntabwo Imana, haleluya, yumva abakomeye kuko bakomeye kubera amafaranga bafite, amazu y'imitabashwa bubatse, ama etaje, imodoka zirenze bagendamo. Ahubwo Imana ijya ikomeza abo yahamagaye. Haleluya. Ngo iyo usomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo ibice 25, hari mu murongo waho wa 5 haravuga ngo nuko, haleluya, ngo abakobwa bose barahaguruka, ngo urusaku rurumvikana. Imana ishimwe cyane. Ngo umukwe araje. Umukwe araje. Ngo nuko baboneza amatabaza yabo bose bahaguruke. Ngo ariko bacanye bamwe bikazima, abandi bikananirwa. Ngo ariko abanyabwenge babona birase, barababwira ati nyaboneka nimuduhe ku mavuta, nimudutize ku mavuta, nuko natwe ducane. Ngo ariko abanyabwenge barababwira ati hoya, ntabwo yadukwira, ntabwo yadukwira, ntabwo yadukwira. Ibipimo twagereranije bingana n'ikibazo dufite. Oya, amasengesho twasenze ahanganye n'ubuzima y'umuhamagara Imana yaduhamagaye, ntabwo aya mavuta yadukwira. Hari abantu bashakaga guprofitira mu ntambwe Imana ikuzamuyemo, hari abantu bashaka kungukira mu kazi Imana ikwicajemo, hari abantu bashaka guprofitira mu rugo Imana iguhaye. Mube maso, mube maso.
mube maso kuko Satani arimo aranyanyagiza ibisa nk'iby'agaciro, ariko ari umuyaga utumuka. Kuba warasezeranye ntibikubuza gusenya, kuba uri muri etaje ntibikubuza kuyivamo, oya kuba ufite iduka rikomeye ntibibuza ko rihomba. Ariko mana yanjye, kuba warasenze ntibyatuma inzu yawe batayiteza mu cyamunara. Nimube maso, abanyabwenge barakenewe. Nimube maso, abanyabwenge barashakishwa. Nimube maso, abantu bazi icyavuzwe n'Imana. Nimube maso, abasezeranye n'iyera. Nimube maso, abantu muri Mungu. Nimube maso, abantu bahagarariye imiryango. Ni to bene to kide seseto eto. Nibyo, nimube maso. Imana ikeneye abanyabwenge, ntabwo ikeneye abapfu. Uzagera mu bapfu usanga umukobwa akubwira ati nge kuba narisize meze neza, we make ibintu byose it's okay, it's fine. Acuruza uburanga bwe, ariko reka mbabwire ngo zari indaya zihindurirwa izina, uyu munsi ni indangamirwa. Oya, nta yarangamirwa imyaka myinshi ngo irenga 5. Nyuma yaho bizaba bimeze gute? Nyuma yaho bizaba bihagaze gute? Ibintu byose bigira iherezo, ariko ijambo ryarambwiye ngo ibintu byose bizashira birangire, ariko ngo urukundo no kuririmba ibyo ntibizagira iherezo. Imana ishimwe cyane. Abantu bazi ubwenge mukomere, abantu bazi Imana yabo ntimucike intege. Oya, imiraba yaba myinshi ariko ntizabatembana, umuriro wakwaka ukomeye cyane ariko ntuzabatwika mu izina rya Yesu Kristo, kuko hari Imana yavuganye namwe kurindwa, hari Imana yavuganye namwe kubaho, ntabwo ari abantu babivuze. Erega bakwanga batayibajije. Amen. Bakwanga batayibajije, ikagutabara. Haleluya. Ikagutabara itabagishije inama, ikagushyira hejuru itabavugishije, ikaguhereza imikorere itabanyuzeho, ikazamura izina rya. Ariko mariage igasohora bagihari, abazinze bakaroga, abatanze ibitambo bagatanga iminsi, isezerano ry'Imana rigasohora bagihumeka uw'abazima. Nuko gukora kw'Imana kugakinguka. Haleluya, 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 haleluya. Muririmbye aririmba ngo izakoze isoni zo ndyarya, ziyoberanya mu itorero, ziyoberanya mu rugo rwawe, ziyoberanya ku buzima bwawe, ziyoberanya mu rukundo rwawe, ziyoberanya mu kazi ukora. Haleluya. Zizakozwa isoni. Si ngombwa ngo izuba rirenge, isaha y'Imana igeze igomba gukora. Ndagira ngo dusengane Imana, ariko ngera wibuke icyo Imana yavuganye nawe. Ntabwo amasezerano azagusanga mu mashuka, mu makuvurero uryamye, ahubwo amasezerano y'Imana azagusanga ku munara, aho ngaho utegerereje icyo Imana yagusezeranije. Ntabwo amasezerano y'Imana azagusanga mu byaha, amasezerano y'Imana azagusanga mu kuri no mu mwuka, aho ngaho ukiranukira mu izina rya Yesu Kristo. Ongera uzamura ubwenge mu mutima wawe, ongera uzamura ubwenge mu kazi kawe. Niba bikunaniye, saba umwuka wera guhishurire, kuko ngo niwe uduha kumenya. Haleluya. Ibyo tutazi hamwe no kwizera, tugahishurirwa ibitariho, tukabisobanukirwa, tugategereza ubushake bw'Imana. Uko niko gukora kwayo, kandi ngo uko, haleluya, niko yavuganye natwe kera, ntirahinduka n'uyu munsi. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusenge Imana. Abakobwa b'abapfu ngo barasohotse ngo bajya kureba amavuta, ngo bagarutse basanga urugi rwakinzwe. Ngo ariko abanyabwenge, abakobwa 5 ngo binjiranye n'umukwe. Haleluya. Ngo barangije baboneza amatabaza yabo. Imana ishimwe cyane. Hari icyumba Imana igiye kwinjiranamo nawe, hari insinzi Imana igiye kwinjiranamo nawe, hari ubutwari Imana igiye kwinjiranamo nawe, hari urufunguzo Imana igiye kuguhereza. Wararuhi
ruhishuriwe wararumenya ariko ari wararubuze, uyu mwanya ugiye kurwakira, ni intambwe imwe ugiye gutera gusa. Ongera ubwire Imana ngo mbabarira. Haleluya. Nyeza mboneza, Imana ibasha kukweza, ibasha kukuboneza, kuko ikeneye intambwe imwe iyigana, ibindi ni akazi k'Imana. Imana itugirire neza. Reka dusengane Imana. Mana data wa twese turagushimye, ni kenshi twagaragaye nk'abapfu, ariko uyu mwanya dukeneye imbaraga, dukeneye ubwenge buguturutseho kugira ngo duhindure kuba abanyabwenge, maze tubeho tunesha uburiganya bwa Satani ndetse n'ikibi cyari cyo cyose cyahagurukira kutunesha no kutunaniza. Nguhereye uyu munsi n'ibihe byose ubane natwe kandi utubere igisubizo. Urakoze kutwibutse, urakoze kuturengeye, urakoze kudutabaye. Ishimwe niri kugarukire kandi umwuka watubereho byose icyarimwe, mu izina ryawe Yesu Kristo urakoze. Amen, amen, amen. Mbabwire ngo shalom, shalom. Ni Pastor Ezechiel mfite umukiza mwari kumwe. Ahandi umwuka w'Imana akomeze atubanishe kandi adutsindishirize, adusunikire kugera mu cy'Imana yatuvuzeho bataravuga. Haleluya. Kuko bari kuvuga none, Imana yavuze kera. Barimo baradutekerezaho uyu munsi, ariko Imana haleluya ngo yari bifite muri kamere yayo kutugirira neza. Imana ishimwe cyane. Mbabwire ngo shalom, shalom. Impera z'umwaka nziza kandi imbaraga mu gutangira umushya, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.